twahuriye mu bigo bya Gatagara bwa mbere tuvuye mu rwunge rw'amashuri rwa Gahini twajyanye kwiga ibintu bigendanye n'ubugororangingo. 2005 nibwo twashingaga akavuriro hariya ku Kabeza hafi ku isoko dukorana. 2006 tuza guhagarika umushinga kuko ntago twabonaga abakiriya. Societe ntiyiyumvishaga ko buryo ki umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yavura umuntu. Ndamubwa ati rero ndashaka ko twabana. Rero abimbwiye naravuze nti nta kibazo kuko n'ubundi naramukundaga. Nkumva rwose ntacyo bitwaye ku mutima hari ntabwo wari waratinze. Ubwo ngubwo aragenda abwira ababyeyi ati hari umugabo ufite ubumuga bwo kutabona mugenzi wanjye umwe ujye ukunda kuza hano. Yamaze gufata umwanzuro kuko ngewe niyumvishaga yuko mfite confidence ko nzashaka umuntu utandukanye n'abandi bantu. Nkibaza ntubu bizaba bimeze bite urugo rwacu ko nta handi nduzi ibintu byinshi nyine. Akenshi ya buriya cyane cyane abafite ubumuga bicaye bakunda kuvuga bati nibura nshatse umuntu duhwanyije ubumuga niho atanstressa cyane. Ariko buri umuntu utabufite hari yajya nyiryagaguraho none nkatwe tutabona ugategetse nk'umugabo urugero nkanye nshatse umugabo ureba hari yajyazana ibikobwa wenda simbimenye ariko afazari nibura mufite ubumuga bumwe nkumva ntacyo biba bitwaye ntiyanyiryaho ngo we ntago ureba mfite udukobwa twiza udukobwa ducanye dufite amata oya. Bakunzi ba BigTown, uyu munsi BigTown yadusuye igihe nitwa Nyanyiko Pierre no umupapa w'abana 5. Umudamu wanjye nawe n'uyu nguyu mubona turi kumwe. Nitwa Mukanziza Venansi nkuko yavuze dufite abana 5 ahongu 4 n'umukobwa umwe. Yeah. Twabanye kuva 1987 Gatagara yabihaye Imana mu majyepfo ubu ngubu ni mu karere ka Nyanza niho twahuriye muri uwo mwaka navuze ruguru. Tutanye amashuri ayibanze yanyigagaho we yajya hageze 1986 mu kigo cya Gatagara. Tubana nk'abana mu kigo dusangiye ubumuga. Tukajya dukina bisanzwe. Twakina izo za dame. Tukajya dukina ayo makarita. Uriya uburyo twakinaga amakarita ducyaho twatudomo twacu na aya makarita asanzwe saa yihariye. Tugahurira mu bigare by'abana. Abakunzi ba BigTown nkuko bivuze mwabyumvise ariko ubuzima nkuko bugenda bubacamo ibintu bitandukanye hari amateka atandukanye twagiye ducamo rero hakaba hari n'amateka yacu kugira ngo tugere aha harayo twanyuzemo ariyo y'urukundo kugira ngo nje na Peter tube turi kumwe aha ngaha turi nk'umuryango ufite umuryango mugari ufite abana nk'abo twababwiye. Turagenda tuyabanyuriramo gake gake uko byagiye bigenda murabikurikira rwose. Igihe twabaga turi ku ishuri hari igihe twabaga turi muri boom Gatagara kuko ifasha abafite ubumuga. Ubwo rero twari dufite sare twajya kubyiniramo. Urabyuka mama cyagiye Rwamagana muri ya boom yo kwa gatanu nimugoroba. Ariko ni Gatagara primaire yarahabaga. Ntayo wibuka muri sare yo hepfo. Sare y'abatabona. Handi habaga igipiano. Piano. Akajyamo za ndirimbo za kera. Na za ndirimbo rayibuka za bakenge bacuranga. Bari abakongomani babatuzanira. Yeah. Urabika bagena Imana. Uretse ko utakundaga no kuza muri boom. Nazaga rimwe na rimwe nyine. Warayitinyaga sinzi byabagurimo. Nazaga rimwe na rimwe iyo waga wantumiye. Buriya cyangwa nta nubwo wari uzi kubyina. Je nabundi nakundaga yuko iyo bitambwa ngo nze kuza muri boom ntabwo numvaga bitamfasheho kuko nabaga nibereye mu bindi nanjye. Ariko wagenda guyinshyamo gake gake ko wabonye ko nyuma nza kuyikunda. Tugeze nk'Irwamagana wabonye ko nanjye twabyinanaga n'abandi nk'abandi bose. N'amakarita. Ariko ukaba ufite n'abandi ubwo ahari babaga iyo waburagamo bagiye hari wenda kwitsimba n'abandi simbizi. Ntago byabura ariko nyene kuvuga ngo niyo mama wampigishaga uruhindu ukahita umenya aho mperereye ukaza muri
mu byumba byacu kunshakisha cyangwa ukantuma b'abahungu. Yego. Cyanyibutsa buriya harya muri ntuza turangije dukora icyariya tukajya Gahini harya nazo zarahabaga. Gahini? Oya, ni amakinamico asanzwe. Nta bomu yabaga mu banyeshuri buriya? Oya ko nta oya. Ni amakinamico, we ni bomu yijyaga kubabyina. Yaburaga wenda ari uko utayijyagamo yarahabaga. Ndabyibutse koko. Muri segonderi ibyo byabura. Ndabyibutse koko. Ariko cya gihe wajyaga kuganira n'abantu kuri ariya ku cyumba cy'amasomo hahandi kuri resource-room, nta gihe wajyaga uri kumwe n'abagenzi bawe nabaga nakuze nawe bagiye kugana n'abandi. Burya rero urugero ntago baba wenyine ngo bikunde, habaga hari abo dusengana, abakarisematike, hehe hose, twaba repetition, urumva ntago byari kubura. Ariko nayo nakubaga nyine numvaga nanjye mpangayitse. Kuko ni ka kantu nyine katabura iyo wumva utekereza ku muntu kenshi, ntago wabura kumutekereza. Ariko se koko buriya wumvaga tuzakora urugo? Ko ba Jean Paul na bari badase babicaga intege. Babicaga intege kuko nta byari byarakabayeho. Ariko ikitarabayeho gishobora kubaho mu ntekerezo zo umuntu ntago abitekereza. Ibuka cya gihe uriya mwana wacu wa mbere arwara, uzi ko byaduhangakije tukabyuka saa 8 z'ijoro. Bibiliya nibyo barero ndasega bajyaga bantinyisha. Ngo twajyana umwana kuruti kwa muganga tuzivomera dute, ariko urukundo ni urukundo. Uzi no ku ishuri twajyaga tujya kuzana amazi kuri Muhazi twikorera amabido kuri Muhazi ntago bizi. Ariko burizi ko numvaga ntazashaka undi mukobwa udafite ubumuga. Iyo bamugushakira se ari kumwanga. Nose mama sinigeze kukubwira ko mama yigeze kunshakira na gatanu bikananirana. Numvaga nzashaka umuntu wihari. Ariko bugerega abahungu ntacyo baba bitwaye mwebwe, twebwe nitwe tuba dufite ibibazo. Ibibazo ki? Umuhungu isara mushakira cyangwa nyina apfa kuba afite ahazabana n'umugore w'ibyo biba bihagije. Ariko abakobwa kubashakira biba bigoye. Nubabyarira iwabo gusa. Cyane rwose abenshi. Nukuvuga ngo 2006 uribuka ko nateye intambwe cyagiye turi Kabeza. Cyagiye twari duhafite kabine. Ntabwo ngo ugenda umbwira ababyeyi ngo ko nzaza kuvuga ijambo. Se burya babyakiriye bati ugiye kubibabwira. Ababyakiriye neza nta kibazo. Ngiye rwose nubwo papa wawe ntiyabyakiriye neza buriya. Ariko nyuma byaraje. Nubundi hari igihe wakubwira ngo ugiye kuzirika umwana kandi ntibigukundire. Burya iyo umuntu yakuze yumva yageze muri yindi step biba kuyisubiza inyuma biba bigoye. Se buriya wumvaga wowe tuzabona gute ibyo kurya? Uko twari twiyemeje kubana n'ubundi n'ibyo kurya byashobokaga ko bizaboneka. Ko bizaboneka kuko iyo wiyemeje ikintu kugikora wiyemeza wirengera niba ingaruka zizaza. Buriya ntabwo wasaba ufite ubwoba bw'iki se? Iyo ngira urwana ariko kubwira nti oya ntago bizakunda. Bagenzi bawe se abakobwa bafite ubumuga byari bimeze gute? Bumvaga ari ibitangaza nyine kuko hari ikintu cyari kigiye kubaho bwa mbere. Bumvaga bitangaje bitari bukunde, mbega ikintu umuntu acyemera ariko abona cyabaye cyageze ku musozo. Buriya nabo rero bumvise ko ubukwe bwabaye. Urabyibuka ko afande Ndahiro duhaye imodoka, yampaye imodoka yo kuza kukuzana. Tukazana n'abatabona. Ubukwe bwacu urabwibuka? Ndabibuka, baradushyigikiye. Baraje rwose byabaye byiza. Barenko, bashanta n'abandi. Yego. Barabutashye. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV, reka twongeye tubasuhuze mwese aho ari hose ku isi murimo gukurikirana BigTown TV. Ni byiza cyane kuko natwe tuba turi tayari buri munsi kugira ngo tubazane amakuru menshi atandukanye. Uyu munsi twagize amahirwe yo gutemberera Kimironko, kuza gusura umuryango w'umupapa n'umumama bose babana n'ubumuga bwo kutabona, ariko
ni couple nziza, ni famille nziza ifite abana batanu, umupapa n'umumama. Uyu munsi twagize amahirwe akomeye cyane yo kuza no kubaganiriza kugira ngo batubwire amateka yabo n'ibindi byinshi bitandukanye. Byose turaza kubiganira mu kiganiro, tukaba tugiye kumarana iminota mikeya hano kuri BigTown TV. Icyo mwibutsa gukora no gukanda subscribe kuri wewe utarakanda subscribe, ariko kubayikanzeho ni byiza cyane. Reka dutangirire hano tunaganira banatubwira byinshi bitandukanye. Yego, reka mbahe ikaze mu kiganiro na BigTown TV. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ya, mwakongera kutwibwira? Nitwa Nyanyiko Pierre. Ndi umupapa w'abana batanu. Mba hano Kimironko, akagari ka Bibare. Nize amashuri ya Gatagara primaire ni gasogonderi Gahini mu rwunge rw'amashuri rwa Gahini. Soza njya kwiga ibigendanye n'imyuga, ubu ndi umuganga ukora ibigendanye n'ubugororangingo. Madame nawe? Je nitwa Mukanziza Venansi, nanjye mfite ubumuga bwo kutabona. Aho dutuyeho yahavuze hasi mbisubiramo. Nize amashuri nanjye rero primaire ni gasegonderi mu rwunge nanjye rw'amashuri rwa Gahini. Nkomeza muri kaminuza, nkomeza na masters muri Kenyatta University. Uko ariko kose mufite amashuri menshi ahagije. Biragerageza. Tuyibitseho. Nk'abantu babana n'ubumuga, abantu bashobora kwibaza ese nk'iyi couple bavutse bameze kuriya cyangwa byaje mu bukuru cyangwa bimeze gute? Ni ingaruka z'iseru twese twarwaye mu gihe cy'imyaka y'1980 na kanga na gatatu na kabiri. Hari icyorezo kigendanye n'iseru. Rero no kuvuga ngo ni ingaruka z'iseru ubuhumyi bwacu. Ni nayo mpamvu tutabyara abana bafite ubumuga bwo kutabona. No kuvuga ngo rero iseru ntabwo iba iri mu majene. Yeah. Okay. Na madame nuko nguko. Yeah. Nanjye ni iseru yabiteye, ntago nabivukanye nkuko n'abatabivukanye. No uburwayi bwaje nyuma. Okay. Kaje ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 5, hafi 6 gutyo. Okay. Hari ibintu cyo kuba wibuka muri icyo gihe wabonaga cyangwa muri iyo myaka, muri icyo gihe wari ufite imyaka 5? Naba mbeshye, nta kintu nibuka. Umupapa wacu yari nawe? Ngewe nagize ubuhumyi 1986. Ngewe ibintu ndabizi, nkuko nari nyizi imodoka, nari nzi ibintu byinshi cyane kuko nigaga mwaka wa 2. No kuvuga ngo rero niba natangiye kwiga, no kuvuga ngo nari maze gusobanukirwa n'ibintu. Isi ndayizi, ibintu ndabizi. Okay. Yeah. Kandi burya icyo umuntu ufite ubumuga bwo kutabona adakozeho ntago yamenya ngo ko kibaho. Okay. So no gukora umuntu akamenya. Yeah. Yes. Reka tugaruke nyuma gatoya mu twibutsa uko mwahuye. Kenshi ntabwo ari ibintu bisanzwe, usanga umwe maybe ashobora kuba afite ubumuga bwo kutabona, maybe umugabo akaba ari muzima cyangwa umugore gutyo nyine. Ariko mwebwe ukuntu mwahuriye hehe? Twahuriye mu bigo bya Gatagara bwa mbere mu myaka y'1987. Dukomeza mu bigo by'urwunge rw'amashuri rwa Gahini tugendana. Tuvuye mu rwunge rw'amashuri rwa Gahini twajyanye kwiga ibintu bigendanye n'ubugororangingo. Ndavuga 2004. Mu kigo cya Gatagara cya Rwamagana. 2005 ishyira 2005 nibwo twashingaga akavuriro hariya ku Kabeza hafi ku isoko dukorana na madame. Ariko mutarashakana? Tutarashakana. Batabona twari tuvuye ku ishuri, tuvuye kwiga ibintu bigendanye n'ubugororangingo. 2006 tuza guhagarika umushinga kuko ntago twabonaga abakiriya. Societe ntiyumvishaga ko buryo ki umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yavura umuntu. Buri wese ahita ajya mu bye ajya gushakisha akazi. Ubwo ngo dutandukanye bikomeza kundurumanga
ndamubwira ati rero ndashaka ko twabana 2006 irangira mu kwa karindwi ndamubwira ati genda ubibwira ababyeyi ubwo nguko ko twakomeza kuvugana aho yarari ubwo nguko aragenda abwira ababyeyi ati hari umugabo ufite ubumuga bwo kutabona mugenzi wanjye umwe ujye ukunda kuza hano yamaze gufata umwanzuro yuko twabana kuko ngewe niyumvishaga yuko mfite confidence ko nzashaka umuntu utandukanye n'abandi bantu kubera icyo ufite izo confidence nukuvuga ngo byanyizanyemo nabonaga abagenzi banjye bashaka abagore badafite ubumuga ngo bazabirukankira ariko mfata se ninjya kwirukanyirwa n'umugore hari urwo ruzaba ari urugo cyangwa ngo nanjye nagakwiye kugiramo uruhare niho byakomotse kandi ugasanga noneho za ngo z'abagenzi banjye zifite ibibazo ari z'abafite ubumuga bashatse abagore badafite ubumuga ugasanga bafite ibibazo ari abadafite ubumuga nabo ugasanga ingo zabo zifite ibibazo uwo mwuka unzamo gutyo iyo confidence nzamo gutyo ntera intambwe kuko urumva ko umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona ntiyagutera intambwe ngambwire ngo arankunda ngo dukorane urugo kandi umuco nyarwanda niko uteye ni umugabo ubwira umukobwa ko bakubakana urugo niwo muco nyarwanda. Madamu umugabo akikubwira ngo yifuza ko mukorana mariage yifuza ko mwubakana urugo wabyakiriye gute? Wenda kuko twari tumaze igihe tubana haba ku mashuri Gahini yose aho segonderi yose twari kumwe nyine mbona yuko gukundana byagiye biza gake gake. Ubwo rero nyuma ya segonderi haciyeho iyo myaka yindi twiga ibintu bya physiotherapy. Ubwo rero yagiye kubimbwira numva ntacyo bitwaye cyane gusa kuko nari nzi yuko nyine aribwo bigiye kuba ntago naburaga kubitekerezaho bizaba bimeze bitera nkibaza ntubu bizaba bimeze bite urugo rwacu ko nta handi nduzi ibintu byinshi nyine. Ariko nanone ku ruhande rundi nkumva ntacyo byari bitwaye kuko akenshi nubwo ubona nkuko wabivuze iyo umuntu afite ubumuga wenda ari umugabo ashaka wenda umugore utabufite cyangwa yaba ari umugore ubufite agashaka utabufite umugabo akenshi buriya cyane cyane abafite ubumuga iyo bicaye bakunda kuvuga bati nibura nshatse umuntu duhwanyije ubumuga niho atanstressa cyane ariko buriya umuntu utabufite hari igihe yajya anyiryagaguraho akankinira hejuru kubera ubumuga mfite ibyo bitekerezo bijya bibaho nanjye rero byajyaga bimbaho noneho nkatwe tutabona ugategereza nk'umugabo urugero nkanjye nshatse umugabo ureba hari igihe yajya azana ibikobwa wenda simbimenye nuko narabitekerezaga nabyo ariko afazari nibura mufite ubumuga bumwe nkumva ntacyo biba bitwaye ntiyanyiryaho ngo we ntabwo ureba mfite udukobwa twiza udukobwa ducanye dufite amata oya ndavuga ni nibura ntabyo yajya ambwira rero abimbwiye naravuze nta kibazo kuko n'ubundi naramukundaga nkumva rwose ntacyo bitwaye ku mutima hari ntabwo wari waratinze ntabwo ugeze umugora oya ntabwo namugoye ubwo rero tubana gutyo rega bagiti impamvu atangoye mu bigo by'iwacu za Gatagara hari imyidagaduro twagiraga ya za bumu yajyaga anyamvita ngo tujye kubyina binzamo gutyo tugenda twenjoyinga ubuzima nk'abandi afite amafaranga akanjyana muri kantine akangurira n'aba afite amafaranga nkamugurira muri ubwo buryo kuko nk'Igahini hari kantine kwa Kayigamba arya yari umwarimu yakundaga kujya kungurira amata nanjye naba afite amafaranga nkamuga ati reka tujye kwa Musenyeri tugiye kukugurirayo y'icyayi buryo urukundo ruza gake gakeya rurarerwa ntago burya bitandukanye no kunyurwa umuntu. Ubu ngubu muri umuryango w'abana batanu ese ubuzima bwa buri munsi buba bumeze gute nka papa ntabwo abona mama ntabwo abona
ubuzima bumeze gute turasitiragoringa nk'abandi bagitse mu gitondo no byuko ukajya kuri BigTown yes ubu ugiye gushaka umugati w'umwana ubu ugiye gushaka niba utarashaka ugiye gushaka uburyo wakwambara wariha ziriya geto natwe turabyuka tukirukanka nkajya guhaha nka telefone runaka tise nta kiraka runaka ubujyanga nkumva umuntu aramamagaye ngo ngwino nkorere massage buriya abantu bakunda massage z'abantu bafite ubumuga kutabona kuko twege tufata umutsi gutya tugafata miskire ukumva ko ifashe ukumva rero hano hanze icyo turwana nacyo ni imyumvire gusa ubundi ubuzima ni rushanwa ni competition nibyo ngewe nka Peter baranze Kimironko baranze hirya no hino gende ndi umusherisheri harya abasherisheri n'abantu ki ni ugushakisha iyo mburiye muri kimwe njya mu kindi kuko nta kazi kaba gafite kuko 2007 nabonye akazi ikaranya 2013 nakoreraga ikigo cya Centre César ni umushinga witwaga Ubuntu Edmonton ubu Bose wacu ni ambasaderi mu Budage Imana imufashe imuhe imwongerere gose yaramfashije ambasaderi Gori no kuvuga ngo rero maze kuva mu kigo cye nari maze kwisuganya maze kubona ubuzima icyo ari cyo hasiga nkuvira hasi ndirukanka iyo kiraka ahantu ndirukanka gusa nyine kuko nakoreraga mu cyo kigo nta bikoresho bya massage ngira ariko nyine urantuma nkazanga ku maserezi wawe kuko bari hari udutande tugendanwa tudemo twatwarwa nk'igikapu cyangwa intebe uko chair ari chair massage ariko uraza nkiyaranda ku ntebe cyangwa iwawe muri salon nkushyamo amafaranga nkacyura rero cyangwa ugasanga kuvuga ngo yenda nguze nk'igare ndishyize mu muhanda hariya ku munsi yenda rirampaye 700 bagitera nebone ubuzima niburebure ko tuzi uburyo tubukavaringa umwana wacu akiga umwana wacu akaba akagira uburenganzira nk'ubw'abandi madame nawe numvishe ngo afite ubumenyi ku mashuri yarayize kabisa neza ayibitseho yes we ukora iki mama ninyibitse ariko ntago ndabasha kubona ikintu nakora ndacyashakisha nyine kudepoza bitandukanye cyangwa nanatekereza icyo nakora mu gihe byo kudepoza bidakunze ariko muri iyi minsi nta kazi karaboneka cyangwa icyo gukora gihari ariko niki wakora neza nk'umuntu bana n'ubumuga bwo kutabona ariko afite ubwenge afite n'ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi bitandukanye n'abantu ukuntu bashobora kubitekereza niki wumva uko wakora neza oya kuba ntafite akazi ntabwo bivuga yuko nicaye gusa ubundi twebwe hari ukuntu twagize igitekerezo no muri iyi minsi ariko twagitangiye mu minsi ya corona kugitekerezaho corona rero igabanutse turagikora tugishyira mu bikorwa dutangiye mu kwa kabiri gushira twashizeho akacano kitwa Nge Nawe TV rero ako gacano niko ndi gukorera muri iyi minsi uretse ko biba bigoye nyine kubera ibikoresho ntabyo dufite biba bitugoye ariko nibyo ngendamo nshakisha kuko tuganira ku bantu bafite ubumuga ndetse n'abandi badafite ubumuga no kuvuga societe muri rusange kugira ngo duhuze abafite ubumuga n'abatabufite babashe kugira hagati na hagati bahurira turi nk'abahuza ba societe n'abafite ubumuga ubwo rero nitwo mba ndi gukora ariko ibikoresho ntago biraboneka neza nk'amakamera bihenze turakodesha nabwo biduhenze ntabwo navuga ngo nta kazi mfite nibyo ngibyo ndi gukora nabonye uri umunyamakuru mwiza cyane ahubwo nzaza umpugure yes mbere watubwiye ko no gusenga kwawe wifuzaga kuzabona umuntu muye ikibazo utabona kuko watekerezaga ko wa wundi ubona yaza akagufata nabi cyangwa akajya areba abakobwa bo ku ruhande cyane rwose none umaze kumubona nk'uko wasabaga Imana byagenze gute baba we maze ku buryo Imana rero isubiza yicecekeye ukagira ngo ni wowe ubigizemo uruhare cyane ariko Imana yarabisubije nyine mbona ko icyo natekerezaga koko niko bimeze
urya iyo hagize n'akantu kajya ubundi baca umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Niyo hagira akatotsi kazamo turongera tukicara tukibukiranya bwa buzima bwacu. Sibyo tugatekereza tukaganiraho tuti kuba tutabona twembi ntibitume hari ikituza kutudistabinga hagati yacu. Twebwe n'ubundi tuzi yuko muri sosiyete ntago baba batwumva neza, ntibaratumenya. Nabo ntitwabarenganya kuko hari amahugurwa buriya baba bakeneye batazi. Rero tukabyigaho tukabiganiraho tukongera tukisubirira muri mood yacu, ugasanga turavugiranye tuti rero nkuko tutabona n'ubundi dukomeze twibanire nkuko twari dusanzwe tubana, ntihagire ibintu bitudistabinga, nuko ubuzima bugakomeza. Kuba muri couple kuva na kera mukimara gushakana cyangwa ukuntu mwakuze, kuba nka couple y'abantu babiri babana kandi bose bahuje ikibazo cyo kutabona ariko bakabana neza, abantu babakira gute muri society? Birabatangaza cyane. Bari bazi neza yuko tuje kuba umutwaro wa society, tuje kuba umutwaro w'akagari dutuyemo, kuba umutwaro w'umurenge dutuyemo, akarere gutyo igihugu. Ariko icyakubwira yuko uyu munsi none turaperforminga bagti, twabura umunyu nkuko n'undi yawubura. Ariko abaturage none uyu munsi baduturanye niyo baguha ubuhamya, nta kibazo tubateye, turasurana tukaganira ibyamva he nanjya hehe, nta bumuga bareba, twamaze kubakuramo icyo kintu cy'ubumuga. Ariko wumve ngo nyene ni intambara yo kubagira ngo banze wiyubake ubereke icyo icyo. Kubera iki se batekerezaga ko ari mugiye kuba umutwaro? Umutwaro. Nase bagite ari wowe koko abantu babiri bafite ubumuga bwo kutabona umva baba wowe. Uziye ko ari aho tumaze kugera mu myumvire. Ari wowe mu muzo wa mbere wa 2005. Umvaga abo bantu babiri babaho. Imyumvire iri hasi cyane. Byari bigoye cyane. Rero n'impungengero ni ngombwa kubaho. Reka tubwizanye ukuri yenda kubwo ubushake bwa politike ntago umuntu yabivuga. Kuko ubushake bwa politike bushyigikiye abafite ubumuga. Ariko mu bigaragara koko wabanje abantu babiri bafite ubumuga bwo kutabona bagiti, abantu babiri bafite ubumuga bwo kutavuga wababanisha, ni ikibazo bagiti. Komeza. Bari ikibazo madame ari cyo yashaka kongeraho, ari cyo yashaka kutubwira. Yego kirahari. Nagiye kuvuga nti aho isi igeze ubu itandukanye n'iyashize. Ku bwashize nyine muho muri iyo myaka 2007 tubana, wumvaga ari ibintu biremereye kuko bari banamenyereye abafite ubumuga n'abantu bicara hariya ku mihanda bagasabiriza bagatega amaboko, ugasanga mu rugo ntacyo bamaze, ntago biga, ntibazi, mbega ibintu nk'ibyo. Icyo gihe niko byari bimeze. Rero ntago bari kubura kutwibazaho. Ariko gake gake nabanyira kugira ubumuga nka twebwe, nitwe tugomba kwereka societe umuryango mugari ko hari icyo dushoboye, nabo bakagenda babyemerera mu bikorwa dukora. Ntago wabwiza umuntu umunwa gusa ngo iki kandi utari kukigaragaza ngo acyemere. Kora ndebe ngwira utavuga numve. Rero iki gihe tugezemo barabona ko nibura abafite ubumuga hari intambwe bari gutera, tubifashijwemo ndetse na leta. Hari imbaraga leta yashyizemo cyane kugira ngo n'abafite ubumuga babashe kugira aho bagaragarira ko hari icyo bashobora. Kuko ugenda ureba abantu batandukanye bafite ubumuga butandukanye, ugasanga bafite ibintu bitandukanye bakora kandi bibeshejeho, impano zitandukanye kandi zikababeshaho. Iyi si ya none igaragaza yuko umuntu wese uko ari, yaba afite ubumuga bumeze gute, burya nta muntu ubura akantu na gato kabasha kumugaragaraho kadasanzwe. Mbega buryo ubuzima ni competition. Niyo mpamvu buriya rero twebwe twabaye modo y'abafite ubumuga kugira ngo nabo bahaguruke. Buriya gusabiriza, ujya ubona barwanya gusabiriza mu mujyi hariya hose uriya ni umuco mubi. Ariko twebwe tutereka abagenzi bacu ko gusabiriza ari umuco mubi, bakomeza bagasabiriza hariya. Ariko niba bazi ko Peter ntasabiriza kandi nibeshejeho, kandi narashinze nge nawe TV nk'iyo bagti yashinga nkuko BigTown iriho,
ubuzima ni competition. Mugenzi wanjye rero yumvise ibikorwa ndimo nkora nawe agira ishyaka. Ati kuki pita ashobora bino njye ndabura iki. Ega buryo gusabiriza udakora burya n'uburozi umuntu aba yigira. Ukorera 5,000 10 ukumva yuko nejo uzasubirayo. Ukayarya ukayamara bagiti. Buri uzi ko n'abari abajama bari abasabiriza. Babanza bakidoroga. Nasaba nta mubiri bagira kugira ngo barwanye isoni. Buriya gusabiriza nari razuba. Bari abajama bacu buriya babanza bagafata kutuntu. Niyo makuru ahari. Okay. Ariko tugomba twebwe abagenzi babo. Tubereke ko dushoboye. Tubereke ibikorwa twakoze. Gusaba tuvuge ati wasaba ikintu cyajya gikubyara amafaranga. Ariko burya gusaba si ikibazo bagitiri. Ahubwo gusabiriza iyo nyuguti y'inyuma yaza. Reka nsabe byibura ariko noye gusabiriza iyo zanyikureho. Nk'ubu nkangiye nawe TV buri munsi sase nkodesha kamera. Buriya kumuzi ko iyo ngiye gutegura ikiganiro ntago byajya munsi 30,000. Ariko kandi nkishyura neza. Iyo ndiko nko kuri kamera rero nka BigTown nkabango bantu bareba BigTown mwamfashije sinkajye nkodesha iyo kamera. Byibura wamfashije kwigira. Kurema nose kuremerana nibaho bagiti. Bibaho cyane. Nose mu Rwanda mu muco nyarwanda kuremerana no muco. No muco. Ubu nsabye ngo ureba BigTown ati wamfashije nkagura kamera. Mbashe kugera Rusizi. Mbashe kujya kuzamura mugenzi wanjye ufite ubumuga n'udafite ubumuga kugira ngo mbabanishe. Sinaba nsabirije. Naba nsabye. Gusabiriza none gusabiriza ni bibi. Uyu munsi najya mora mza kuri BigTown ngo mwanguriye kamera. Ngo mwanguriye nkahora muri uwo mukino. Ahubwo ngurira ikintu mbashe kukibyaza umusaruro. Amafaranga 20,000 nyagura itungo. Singaruke hahandi uyu munsi ngusitera. Wese nta bindi bintu horo wakora. Cyangwa mo kimwe. Nimba ushaka gusabiriza. Gusaba. Ngwino nkugira icyo nkumarira nguwo muceri nguya amafaranga. Nanjye nkuburire bagiti mu rugo. Hari service mfite. Ubundi ni win-win. Nimba ushaka ko nguha ubushobozi. Nkundi ndasaba nka kamera yenda tubengo yenda mvuga nk'icyo runaka. Reka nawe kukivuga yenda ushaka kuvuga ati ngurira iyo kamera nanjye service zawe nzajya nzinyuza kuri channel yanjye. Ubwo sase win-win. Ni win-win. Nukuvuga ngo rero cyangwa ukamfasha uyu munsi nkagura iyo kamera none nanjye ejo nkafasha abandi. Ako ntawaze muri uwo mukino bagiti. Okay. Yes, izindi mbogamizi na madam nawe yatwongeraho izindi mbogamizi ku bantu babona couple yabatabona ariko bakabaho neza. Izindi mbogamizi mukunze guhura nazo ni izihe? Akenshi imbogamizi abantu bafite ubumuga bagira zikunda kubaho mu bice bitandukanye byinshi. Nko ku murimo usanga hari imbogamizi kubera ya mindset y'abantu bataregerwa cyane wenda ngo bahugurwe ko umuntu ufite ubumuga hari ikintu yakora. Hari igihe ujya mu murimo ugasanga bamuhuriyemo baragupinze barakurwanyije wenda tuvuge wenda witekerereje nk'akantu gitingiye kuba karwiyemeza mirimo nkora karimo runaka. Nura wenda hari amaduka ashoreranye nk'ana 5-6 nanjye wenda mfashemo nk'akaduka urugero. Usanga nk'abaturanyi banje bashaka kundwanya ati genda ibi ntabwo ari ibyawe uzajye gukora mu bafite ubumuga bagenzi bawe urugero. Ikindi ari igihe nanone ushobora nko kujya gusaba nk'akazi ahantu runaka ugiye kugira ngo face to face n'umuntu runaka wenda ni Bose w'iyo projet cyangwa iki. Uko akubonye uza akumva yuko nimba ufite ubumuga wenda ucumbagira cyangwa ufite ubumuga bwo kutabona akumva kuko akubonye nako kazi ntiyakaguha. Akaguhakanira kure rwose. Izo mbogamizi zijya zibamo mu murimo bijyanye n'umurimo. Okay. Ugasanga bagiti ni kuvuga ngo biturebera mu bigo byacu by'abafite ubumuga. Madam avuye kwiga masters. Ubwo impamvu akubwiye biriya ni umwe yasabye akazi ikigo runaka kirangije kimwohereza muri bigo byacu by'abamugaye.
kandi uwo muntu nawe azi neza ko afite degree nose hari ibigo hari isi y'abafite ubumuga twese duhuriye muri ino si ahubwo reba ko nkubyarira umusaruro umakazi cyangwa da nanjye nimureke ntanga akazi mwimbuza guhanga akazi nanjye mberwe ya mizamemo nsabira PSF nidufate nitwegere natwe tube abanyamuryango ba PSF abafite ubumuga biyumve yuko barwemeza mirimo bajye muri RDB bandikishe ibikorwa byabo niyo mpamvu usanga tuvuga ngo reka dukangure bagenzi bacu. Imbogamizi ziba zihari henshi no mu mabanki ziracyahari usanga n'igihe ujya gufungura konte bakakwangira none se bibaho madame atangira akazi bwa mbere kuko yakoraga mu mushinga witwaga Metaship reka nawe kuvuga banki kuko twabifashijwemo na Beneri yasabye iyo banki kumufungurira konte akwiriye musabye ngo recommandation ya meya none ndafunguza konte gute umusabye recommandation kubera iki reka madame nawe yadusubiza ngo kubera iki narabyumva niyo myumvire igihari nimba batekereza umuntu utabona aragira banke so bafite amafaranga azashyira nako konte so uyu muntu koko afite amafaranga none se tutagiye no muri ibyo ko no kugira ngo yinjire uce ku security aba ari intambara kenshi ari gusubiza inyuma akanga ko winjira kubera yashusha abakubonamo no kuvuga mfata avance sur salaire bwa mbere inkorera mu kigo cya Sainte César banke nahemberwagamo yanyinya avance sur salaire njya no ubatanga assurance banga ko assurance de vie niyo mpamvu tuvuga ngo turimo turarwana n'imyumvire kugira ngo tuyikureho ariko kumunsi uvuyeho hari kigabanuka. Yes, asante sana. Mufite cyano harya yitwa Nje nawe TV. Nje nawe TV niki gica kuri channel yanyu kugira ngo nabare barimo gukurikirana BigTown TV ubungubu bahite banyarukira muri channel yanyu bakande na subscribe maze bamenye what is going on. Nje nawe TV ifite inshingano zo kuvugira abafite ubumuga. Abafite ubumuga ni bantu ki? Ubumuga ni iki? Bashoboye iki? Inzitizi bahura mu buzima ni izihe? Isosiyete isanzwe idafite ubumuga ni izihe nzitizi bafitanye n'abafite ubumuga? Ibyo byose ni ugusharinga turimo turaganira. Nje nawe TV rero ni ukuvuga ngo jyayo urebe ibiganiro dufite ubumuga bwose turimo turigisha amarenga. Ni ukuvuga ngo ufite ubumuga wese asabwa kuza kuri Nje nawe TV akareba amakuru agezweho. Amabanke turashaka gukorana n'amabanke duhugura abafite ubumuga kujya mu mabanke bafate amakonte. Nje nawe TV ije gukemura ibibazo byo mu muryango mugari. Nje nawe TV kandi ntago iganira n'abafite ubumuga gusa n'abasanzwe badafite ubumuga turabaganiriza kugira ngo tubabaze muri make uko bumva umuntu ufite ubumuga bamwumva bati ese ni iki bamutekerezaho badasobanukiwe neza kugira ngo bamenye uko bajya bakitwaramo. Bati urugero hari nk'ababyeyi baba bafite abana bafite ubumuga ntibamenye uko babatwara uko babarera uko babagenza. Hari n'ubona abyeyi umwana ufite ubumuga akavuga ati uyu niyicara aha nzajya mukuburira ingutiya yanjye bariyo yambara cyangwa igipantaro cya papa wajya kizingazingana mu nzu hano ntahateze kujya. Mbega ntago tuzaganiriza abafite ubumuga gusa n'abandi batandukanye badafite ubumuga. Hari abahugukiwe mu bitandukanye mu bumuga butandukanye bazajya baza ndetse nabo babyeyi umuntu wese ufite igitekerezo tukamuganiriza. Ese mwayitekereje gute Nje nawe TV? Ni ukuvuga ngo twarebye muri corona 19 twasanze ishobora gusigaza inyuma abafite ubumuga natwe tubabategeka tugendane n'ikoranabuhanga. Abafite ubumuga bagerwaho gute ko guhurahura birimo bigorana isi irimo yejyana kandi itanga amatanga ikora ubuzima kuri online. Hari uburyo twafasha bagenzi bacu uyu munsi wa none no kuvuga ngo abafite ubumuga turimo turabahuriza kuri online. Gusa abantu bafite ubumuga n'abamanager babo abantu bafite abantu banga kuza kuduha ibiganiro badafite ubumuga
turabasaba kugira ngo muze tubahe ibiganiro mwitugora abafite ubumuga mufite ba manager mubwe ba manager baze mufashe bagenzi banyu mubafashe kuko nimudafasha bagenzi banyu muboge byo mushoboye n'abafite ubumuga ntago baziyumva ko bashoboye. Hari abantu bari kubagora mu kubaha ibiganiro cyangwa barabyanga bakagwaya ngo ufite ngo subscribe zingahe ngo ufite ngo views zingahe ariko se banzure niyo n'abafite subscribe imwe ariko wabugiye kuzamura igihugu ahubwo mfasha nawe ukande subscribe kuri nge nawe TV kugira ngo natwe tubone tugire abadukurikirana benshi kubyo dukora nukubaka igihugu bagiti kuko twe twarangije kwirenga nk'umuryango wa Nyankiko Peter na Mukanza Venansiye tugeze gufasha umuryango mugari tugeze gufasha bagenzi bacu tubabwire ngo tubakangure hase bagiteka ngusobanuze gatoye mbabari nanyo mb'umunyamakuru ya masaha kuri BigTown ubundi kaminuza niki no kugira ngo ujya kwiga kaminuza ugira ngo uriya mwarimu agukangure akweka amahame burya kaminuza ubu yifitemo burya ibintu byinshi cyane biba bidusinziriye muri twebwe niyo kaminuza noneho kaminuza kandi igakemura ikibazo ntabwo uza kugora leta nguze ngo nyakubaha leta ni mu mpakazi umvuye kwiga masters ahubwo se nahanze akazi nkagatanga bariya bafite ubumuga rero turagira ngo tubakangure talent zabo tubakangure mushoboye ibi kandi byaba ari byiza bakorewe ibyo bintu byose n'abantu bahuje ikibazo icyakubwira ko nyuma y'urugo rwacu tumaze kubona ingo zirenze 15-20 kandi zibanye mu mahoro kandi turazikurikirana turazimentaringa dusaba mije profe dusaba n'abandi bafite mu nshingano umuryango patwegere no mupapa w'abana 5 ibumoso bwanjye uyu niwe muhungu wanjye w'imfura yitwa wiga makangaye ya uyu nguyu tumwita Dirani yubahwe Nyankiko iburyo bwanjye hari mama wabo uyu ni uwa 4 yitwa Icyeza Kerani hanyuma uyu ni uwa 2 yitwa Itetu Arno n'umukobwa yitwa Tunda Belinda. Abana bacu rero tukaba tugerageza kubarera bikwiriye nk'umuryango kurera abana shakisha igishoboka tukakibaha kandi bakanyurwa n'abana barezwe kitabonetse barashima ikibonetse bagashima biga nkuko tohababwege mu mwaka wa 6 Aruno yiga mu mwaka wa 5 Tunda uriya mwana umukobwa yiga mu mwaka wa 1 abandi bo bajari batoya no kuvuga ngo rero turasitaraguringa nk'abandi amashuri nyine aravuna ariko nyine turwana ishyaka nkuko tuba twabyaye ko ntago wabyara ngo urereshe burya umuryango ububyeyi no kwiha inshingano ahubwo undi akaba yakunganira ariko nawe watangiye ureke babandi babyara bakirirwa babaratisha ngo ne babafashe oya twebwe watwunganira no kuvuga ngo nk'ubu ngubu dufite nge nawe TV ni urubuga ruhuriraho abantu bose ariko tukavuga ku bafite ubumuga niyo mpamvu tuvuga ngo duca umuco wo gusabiriza iyo nyuguti ya za gusaba si ikibazo ahubwo kuremera niko niko gusaba tukavuga ngo bantu mureba BigTown umujyi munini cyane natwe turashaka kuba muri uwo mujyi munini cyane tukabamo natwe erema ariko natwe twawugiramo uruhare rero ibikoresho ko biravuna cyane kuko nko gukora ikiganiro usanga ukodesheje kamera y'ibihumbi 30 abakameramani mujyanye kuri field ibyo biki byose wakodesheje kamera wakodesheje n'abagufasha ugasanga biradusaba agaciro kanini cyane ariko byibura dukodesheje kamera ko abakozi bo tukabihembera byadufasha cost yabigabanutse ariko tukagera Rusizi tukagera Gisagara za Nyarutejiyo tukagera ibyumba aho ngaho mu misozi yose twirukanka kugira ngo bagenzi bacu bava aho bari
kugira ngo societe iva hiri mu myumvire yumve ko n'abafite ubumuga bajya mu irushanwa ry'ubuzima. So icyifuzo cyanyu kuba kurikirana BigTown TV mukeneye kamera? Dukeneye kamera, itara, amaguru yayo, twabeka rwose umusaruro mwajya mubona kuri Njye Nawe TV. Kandi abareba BigTown mudufashe, mukande subscribe, buriya mudufashije. Hari abantu benshi bashobora gukorwa n'inkuru twakoze cyangwa kubabona bakumva ko mukeneye kamera kandi muyibonye akazi kagenda neza, bakitanga ibishoboka byose. So nimero ya telefone iri kuri mobile money ku muntu wari we wese uri bumve ko umuryango ngomba kuwuhereza kamera akazi kagakorwa neza. Nimero ya telefone iri kuri momo 07 88 87 89 15. Subiramo 07 88 87 89 15. Okay, amazina yari kuri iyo nimero Mukanziza Venansia. Okay, murakoze cyane. Murakoze cyane. Yes, mugusoza tu mwakomeza mukajya mu rugo